abakurikiye Kaniki TV muraho neza. Nanone ni umutoza wanyu Alphonse Nshimiyimana, izina ry'umutora akabazi kw'izina rya Rudahinyuka mu mihigo. Nagarutse rero ndagiye mbabwire ngo twige kubyina umuco nyarwanda. Ni umuco biraryoshye kandi ntawe ugomba kwibagirwa umuco. Umuco ni utwereka ko turiho, ni ugaragaza ko turiho. Iyo tutariho umuntu udafite umuco ntaba ariho. So wavuga ko ari udafite umuco, wavuga ko ubaye, ariko iyo ufite umuco abantu ubwabo barakureba bakavuga bati uyu ni wana, mureke twige umuco nyarwanda. Kuri uyu munsi rero turigana kubyina kandi turabyina dutangira. Ni uburyo, ntabwo ari ibiryo. Ubu ni uburyo bw'umuntu utangiye kwiga kubyina. Ni ugutereka ikirenge hasi ukumva ko kiri gukora ingoma, kijyana n'ingoma. Ni mwishyushye hanyuma dutangira. Murakoze. Minota 2 rero. Nkuko nari mbabwira rero turatangira kubyina. Mbere dutangire twese dushyira amaboko hano, arambure, aringaniye n'indugu. Bamwe wese arabaringaniye. Hanyuma turaca bugufi mo gakeya, tuzana umugongo imbere gato, hanyuma tugire ngo ibirenge. Navuze ngo dutangiye duhagaze bisanzwe, hanyuma tuzamura amaboko, igituza turakizana imbere yo gato, duce bugufi, hanyuma dutangire tukoze ikirenge hasi. 1 2 1 2. Ikirenge cyose gifata hasi. Ndababwiye ko ikirenge cyose gifata hasi, ikirenge cyose gifata hasi gutya. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ibintu ukorera ugomba kunabisubira ugaseka, ukabigira ibyawe, mbese bikakuryohana, ukabiryohera. Ukureba akaryohera, agafata bwa buryo ufite ukamwinjiramo, bigatuma nawe yizihirwa n'umuco wacu, yizihirwa n'ibyishimo ufite wamuhaye. Navuze rero nti hano rero ijosi do, ijosi, rimwe kabiri, 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 rimwe kabiri. Mwabibonye hano mbere gato ngo 1 2 1 2 1 2. Ubonye attention hano, shyiramo imfuruka. Ukurikire. Navuze ngo uraha mbere kubyina ubituma mukitaho gake, ugashyiramo imfuruka hano, ubwo ni nayo izana hano ukeguka, ariko ugazana n'umugongo ni gake, amaboko ukayarambura uburyo areshyeshya n'indugu zawe, hanyuma ugafatira aha ngaha gutya ngo 1 2 1 2 1 2 1 2. Dore umutwe nawo 1 2 1 2
wabibonye tugiye gusubiramo iyi nshuro nizere ko aka kantu ni intangiriro kumenya gutwara ikirenge kumenya guhina umubyimba umugongo ukawushyiramo imbere mo gake ukegura igituza ubundi ukarekura amaboko akajya ku ruhande neza hano bravo hari intambwe igendana na gutyo yitwa gusasa amaboko azi imbere cya kirenge kikaba cyifashe hasi gusasa washashe amaboko uyabona imbere yawe gutya mureke dufatanye tubikore twese tuvuze amashyi gutya wikorera injyana ya kinyarwanda bravo muri kubikora neza nimwitoze cyane murebe video mukurikire ikirenge ku kirenge mukurikire kwa maboko twayakoresheje mureba ku ntugu bimeze gute mukurikire umugongo umeze gute umugongo umuntu aca bugufi hanyuma yareza agasa n'ubuzanye imbere gato agasa n'uwegura igituza akarekura amaboko cyangwa se ugasasa imbere yaho uyareba cyangwa se n'ahandi umugongo ufite forume iri kurbe yihinnye usa n'uhina uruti rw'umugongo hanyuma imbere ugasa n'umuntu wazamuye igituza ngo tujyane ikirenge mu cyumba bravo reka duhindure aho iryo ryari isomo ry'uyu munsi ubutaha tuzakomerezaho ariko turagenda twiga agace ku gace kuko twitaye ku bantu cyane bagitangira kugira ngo tubashe kubaha ibintu bigendana no kugira ngo babashe kwitangiza uburyo umuntu yakwitoza arebye video gusa waba ufite umuntu ugufasha kubireba akareba vuba agafata vuba ukamubwira nawe akagufasha nta kibazo ashobora akagufasha ariko nawe ubwawe reka witoze niyo mpamvu turi kubikora nk'abarimo gutoza abantu batangira nawe ubutaha mwari kumwe na Rudahinyuka murakoze ciao